bajya gusura mama Pasiteri. Agezeyo bahanye ubuhamya. Yego abahana ubuhamya urabura uramujamo nawe ngo ngari ukuntu ngo byagenze ngo nizamuhira kabisa. Manza nawe ngafite ngo experience ku ma divorce ni nka mushuti wenyine urumva yarebye mugenzi aravuga reka tujye gusura uyu mubyeyi. Ariko uri kumva harimo akantu k'ukuntu uyu mutipe ingo zaranze yashatse abagore. Nekereza ko ibi bintu bigiye hanze yaba mama Pasiteri Asiya yaratunguwe nawe ubwe kabiri. Ariko ndagira ngo nkwereke ikosa yakoze ikosa igihe akora ikiganiro agakora ikiganiro ubona yishimye avuga ngo yagize imbaraga zo gukuramo impeta. Hariya niho abatipe noneho iyo ukoze ikosa rimwe wisanga ahantu hatari heza. Ikosa yakoze ni ikosa ryo gukuramo impeta akabiserebura. Steven ni umwe mu bantu bafunzwe bikajya bishyirwa kuri social media, kandi iyo babyandikaga bavugaga umugabo uzwi nka, bikandikwa mu binyamakuru. Yego yafungwaga ziriki wenda kugira ngo abadukurikiye tubakure mu ni nk'ibyo byose ni umwe mu bantu iyo yaguteretaga hari ukuntu yagufataga ama video. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunze bikurikira ibiganiro byacu umunsi kuri kagenzi kako mu bice bitandukanye murimo by'igihugu cy'u Rwanda, abari mu burasirazuba mumeze mu burengerazuba n'amajyepfo n'amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali. By'umwihariko twibuke gusuza aba diaspora mu ntara ya Gatandatu kabisa. Bamwita nde ko nshaka kuyaguturira ibyana nta wundi ni Shukuru nk'ibisanzwe. Shukuru nk'ibisanzwe. Umeze neza? Bana ndaryoshye cyane. Naye meze neza funzemo boko. Ya urabyumva kugira ngo wenda kuri kamera baragenda batwereka inkweto, batwereka ikintu bise ikirato, batwereka ikintu bise ipantaro, batwereka ikintu bise suit. Suit yakasa. Shukuru. Yes. Bimeze bite? Meze neza. Ni ibintu ni danje inkuru zakasa mutwe nkuko njya numva babivuga. Tugiye kubita tubangura turebe ibyaha. Ibintu byabaye. Tubanza twihanganisha abanyarwanda, twihanganisha n'abakurikira showbiz by'umwihariko. Ku nkuru y'akababaro mu mwanya muto narindi mu modoka sinabona umwanya wo kuyikomozaho. Inkuru y'umuvugizi wungirije wa guverinoma witwa Alem Kuralinda. Numvaga twayiheraho tukagaruka tugakubita kuri mama Asiya. Mama Pasiteri nawe urimo abantu bari kwenda bamugaruka kuri byinshi byo bitandukanye. Yego. N'ukuntu yitwaye muri iyi minsi. Nyuma yo kugaragara ko witwa ngo ni Pastor Mutesi ari umukomisiyoneri mwiza cyane. Ngaremora abakomisiyonari ruzungu. Ko bataduhaho wangu. Ko bataduhaho. Ubwo turagera tubireba. Bimeze bite? None turebe. Injire muri usasa. Ndagira ngo duha abantu ikaze. Tubaha ikaze kabisa. Kuri Van Pro. No kuri Shukuru Empire. Kuri Shukuru Empire. Yes. Ebana babikorana umutima mwiza. Tubaziho bagera kabisa badukorereho kuri subscribe na like na comment na share. Comment nazo ziratwubaka buriya. Abantu bandika comment umuntu ufata umwanya wo kukureba agakomantinga uriya muntu abakwiriye agaciro. Tugiye guhera ku muvugizi Alem Kuralinda ngira ngo ku gihe ngira ngo byatangiye nimugoroba abantu bitiranye ibintu. Ego bamwe batari muri koma abandi bati yapfuye, ariko byaje kuba confirm mu masaha make cyane ashize. Ego ubwo twabonaga inkuru nayibonye ku Nyarwanda. Yego wenda iyi nkuru
wayisomera abantu cyangwa oya nta bintu bya danje ni ukuvuga ngo Ale Mukurarinda ni umugabo ufite izina rikomeye muri iyi industry, yaba muri showbiz, yaba mu muziki. Ale Muku ni umuntu uzwi. Ikindi ukahita uhindukira ukaza muri politike mu buyobozi. Ale Muku ni umuntu mukuru muri ibi bintu kandi yagize n'umumaro munini cyane. Ko Ale Muku ebana kumuvuga byakuvuna. Ale Muku rero amakuru yiwe ngewe nabonye itangazo saa sita z'ijoro, abantu bagenda babinyuzaho ku macano amwe namwe bagenda babishyiraho, ariko ubu mu gitondo baje kubeshyuza bavuga ko atapfuye ahubwo ari muri koma. Ariko hari itangazo ryavuye ku muvugizi mukuru wa guverinoma, ari nawe wa confirminze aya makuru, avuga ko yitabye Imana. Rero Imana imuhe iruhuko ridashira. Uyu mugabo ni intwari, ni umwe mu bagabo bazamuye abantu benshi hano muri iyi industry y'umuziki nyarwanda. Abamuzi ni umwe mu bantu bazamuye umukobwa witwa Clarisse Karasira, azamura umugabo witwa Gisupusupu tutari tuzi, twabonaga Gisupusupu abantu ntago bari bamuzi, keretse abantu bajyaga mu masoko aciriritse, yagendaga acurangira umuduri kwijana, aramufata. Ni nko kubona zahabu iri mu cyondo ukayifata ukayoza. Gisupusupu araza arakubita biremera kubera ukuboko kwa Ale Muku. Ale Muku rero ni umuntu munini, ni ukuvuga ngo tubuze umuntu mu buryo utakumva. Rero tumuhaye agaciro agomba. Imana imuhe iruhuko ridashira, Imana imworohereze. Mu isi nyine niko bimera natwe tuyinyuramo, abazataha nta kundi. turabashyitsi n'abimukira bikaze. Ubundi waravutse no gupfa biragenda na wanga. Waravutse no gupfa ebana ni ibintu byegeranye cyane. Gupfa no kuvuka ni ibintu bituranye. Yego, ariko nta kundi musaza yiruhukire, Imana imuhe iruhuko ridashira. wabaye celebrity mw'ibi bya cinema ama event management. Yes. Uyu mupapa Emma Sebatware Emmanuel. Uyu mupapa bamwe bati yiyahuye, abandi bati najya ngo natuse nk'abamukomoza. Sebatware uyu mugabo yitwa, bari bamuzi ku izina rya Emma. Ni umugabo nawe usa nkaho yagize ukuboko muri showbiz, kuko yari umuntu wakoze muri sinema n'umuziki. Ibisumizi uvuze Emma, ibisumizi abantu abafana bo mu bisumizi bahita bamwumva. Noneho uhita ugaruka, Emma yakinishije amafilime menshi. Hari abakinnyi ba filime bakoranye barimo ba Ketchup, harimo abitwa ba Gasasira, harimo abitwa ba Selemani. Abo ni abantu ba hafi yiwe Emma asa nkaho ukuboko kwiwe kwagize icyo kubakoraho. Emma rero amakuru nayo twayamenyejo, ntabwo twari tuzi ko ari Emma nyirizina. Ni ukuvuga ngo amakuru yavugaga yuko ari umugabo bisanzwe watwikiye abana be mu nzu agatoroka, ariko nyuma yaho biza kumenyekana ko nawe basanze nawe yitabye Imana. Uwo ni Emma rero. Emma uyu mugabo sinzi, nta kuri twabona twavuga ngo niwe twabishinja, ariko biravugwa ko yatumye Essence umukozi we. Urumva ko abategeka ko baryama kare, abategeka ko bakorana n'amatelefone. Mu nyurabwenge z'umuntu mukuru biragoye kumva ko icyo kintu atagiteguye, ahubwo ni iki cyatumye abikora. Ariko abana Imana ibaye kuruhukira mu mahoro. Emma we niba koko ibi bintu yarabiteguye, yaba ari ikigwari wangu.
byaba ari ubugwari ko sinzi icyatuma umuntu yiyambura ubuzima ngewe nzi yuko hari ikintu mfiteho inyungu. Ubuzima ni bwiza mwana, ubuzima buraryoha, urumva iyo upfuye uba upfuye nyine uba urangiye, nta kintu ushobora gukora cyatuma niyambura ubuzima. Aba bana babaye victime, ntago tuzi ngo ni iyihe mpamvu yatumye abikora, ariko Emma nawe niyo yaba yanabikoze ntacyo yaba yungutse kuko nawe yapfuye. Rero umudamu wa Emma Imana imuhe gukomera, nta kintu wabona uvuga, ariko nyine uruganda rwa sinema, uruganda rw'umuziki turababaye, ariko nanone nimba koko uyu mupapa yabiteguye agakora ikintu nk'iki ngiki, ni ikintu cyo kunenga, ntago ari ikintu cyiza pe, ntago ari ikintu cyiza. Nuko yapfuye nyine ntago wagenda ngo umubwire ngo wakoze ibintu bibi, ariko yakoze ibara kabisa, yakoze ibara ribi pe. Umuntu w'umugabo ntago ari umuntu wo gukora biriya, umuntu sinzi ariko sinzi ikibazo yaba yari afite, nimba yarabanye neza n'umugore, ariko biravuga ko rwose yarabanye n'umugore we neza, nta bintu byinshi, ntawamenya. Abandi barakomoza bati manza ari amashitani n'ibiki, ariko nyine ibyise ni gatebe gatoki, nibihora byizenguruka. Urumva nta kintu yarashonje, nta kintu yarabuze, ni umugabo ufite amafaranga, yarabayeho neza. Uyu unarebye ukuntu inzu ye yahiye, biragaragara ko yari ifite ibikoresho birimo amafaranga pe. Rero impamvu mvuze ngo ubuzima ni gatebe gatoki, utayafite arimo ararira kubera ko atayafite, uyafite nawe ntanejejwe no kuba yafite, arimo araca mu bintu bitoroshye nk'ibyo ngibyo bituma yiyambura ubuzima. Imana iduhe gukomera, nabibahe gukomera, kandi itubashije kugira ngo tujye tubasha kwakira situation nyine umuntu abagezemo. Nta kundi nyine muri iyi si ni gatebe gatoki ubuzima bworoshye. Turagira ngo noneho tugaruke kuri iyi saga ya Pastor Mutesi ndetse na mama Pasteur Asiya, umudamu wa Theogene Nzahuke, Imana ikomeze umutuza heza. Yego, ibintu abantu bari kuvuga ngo ni pranka, ngo buriya mama Asiya kuba ataraherutse kuvuga mu itangazamakuru, ngo buriya ngo wasanga abantu bashaka kuyangwa mukoreka muvaka. Ibi bintu by'ifoto ya trendinze umugabo mama Asiya arimo amasa umugabo, kandi mama Asiya urabizi ko twagiye tuyibona ahantu henshi agiye akora ibijyana, avuga ati yakuyemo n'impeta. Yego, ariko adashaka kugaragaza ko hari umukunzi runaka wahura. Nyuma amajwi twumvisha amajwi yaba ya Pastor Mutesi ndetse n'amajwi ya mama Asiya wubwe yibwira ko uriya mugabo wo mu diaspora ari inshuti, babihuza ruzungu, ari ukuntu babyumva kimwe, ari ukuntu bari inshuti. So gerageza ubiduhurize turebe se ni pranka koko, urabona nka pranka. Iyi myitwarire yaba ya myitwarire ya Pastor Mutesi yaba ari imyitwarire ya mama Asiya muri iyi minsi ukuntu uri kubibona, gerageza ubidushyireho umucyo turebe. Icyo mbona cyo sinzi, ntago nemera ko ngewe iyi ngiyi ari pranka, ntago nemera ko ari pranka, kuko iramutse ari pranka sinzi, ntago yari pranka wangu, ntabwo yari pranka. Ahubwo ni hahandi umuntu akora ikintu nawe agatungurwa. Nekereza ko ibi bintu bigiye hanze, yaba mama Pasteur Asiya yaratunguwe nawe ubwe. Kabiri, amajwi ya Pasteur Mutesi we nekereza ko nta byatunguye, kuko yabivuze abiyizi ku byanajya hanze. Uriya muntu mwana itangazamakuru uriya mugore arabizi pe, azi ikibuga, iki kibuga arakizi cyane. Ntago rero yari prank, kuko na mama Pasteur ntago kuvuga ngo wenda ngo aramukorera comeback, n'ubundi nta bintu yakoze bya danger, ariko umutware wiwe yasa naho yamwubakiye izina. Rero nta comeback akeneye, kuko ibyo tumuziho tubimuziho nyine. Icyo mbona rero Pasteur Mutesi
yari inshuti yabaye inshuti n'uyu mumama cyane, nagiye mbabona bakorana ibiganiro ahantu hatandukanye. Nekereza ko na mama pasiteri asa naho yamwibeshyeho kuri iki kintu, ku bw'amagambo agira asa nkaho ari ay'ubwenge, akavuga ubwawe abaye inshuti yanjye azamfasha kugira gute kwiyakira, kwisanga, kugira uko nigenza muri iyi situation ndimo nyuzemo y'ububabare, y'uburibwe bw'ukuntu yarapfakaye. Pasiteri Mutesi ni umuntu mwaganira kabisa ukaba waruhuka ku magambo ajya agira, ngire ngo nawe urabizi. Ariko mama pasiteri ntago nabura kumubwira ngo yamwibeshyeho, kuko ahangaha impamvu mvuga gutya ni amagambo Pasiteri Mutesi we yakoresheje avuga tukuriya mudamu nyine ababajwe nuko ngo ashobora kuba yarariye amafaranga y'uriya mugabo Steven. Ubona nyine bimubabaje, avuga n'amagambo atari meza adakwiriye umukozi w'Imana, aramutuka. Umuntu ujya ku ruhembe ntago avuga kuriya mwana. Sinzi izi titirano bazikura, ntago mbizi, ntago nzi izi titirano bazikura, ariko umukozi w'Imana wahamagawe ufite umuhamagaro muzima ntabwo avuga kuriya, ntabwo yagakoresheje iriya mvugo. Iriya ni imvugo nyandagazi, ni imvugo itari nziza ku mukozi w'Imana, ntabwo ihesheje Imana icyubahiro. Ku muntu tuzi bivugwa ko ari pasiteri ejo uzajya ku ruhimbi, ntabwo yarakwiriye gukoresha ariya magambo yavuze kuri uriya mubyeyi, amwita igisambo, amwita igicucu, amwita ikigoryi, amwita ibandi. Ntabwo ari byiza kabisa, ntabwo ari byiza. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo ntidukwiriye gucira abandi imanza. Ego kabiri, ntabwo ngo hari igihe ngo ujya gutokora ikiri mu jisho ry'umuntu wirengagije ikiri mu ryawe. Hariya hantu rero Mutesi yarahemutse rwose. Hariya hantu yatandukiriye n'umuhamagaro, kuko buri muntu uwo ari we wese yabyibaza akabaza, yumvisha amagambo avuga umukozi w'Imana uvuga amagambo nk'aya, nta muntu utabyibazaho. Rero Pasiteri Mutesi ni umumama twamenye tubona ku mastatasi ya WhatsApp, avuga neza, avuga ijambo kumva ririmo ubwenge rwose, kumva ni umumama wiruhiye ufite uko yibereyeho, ariko kumva afite amagambo y'ubwenge, agira n'igikundira abantu banamukunze ataraza no muri ibi bintu. Ariko hazamo nyuma kugenda humvikana ko hari ukuntu ajya atanga pase za kwaje kwa pura mugani wawe. So rero muvandimwe, icyo navuga nabwira abantu, buriya umuntu ni mugari. Sinzi, yahakanye ko, nigeze mbona ikiganiro yigeze akora ahakana ko nta ruhare yagize mu guhuza Pasiteri Asiya n'uriya mugabo Steven, mama Pasiteri Asiya Mutesi yahakanye ko atigeze agira uruhare mu guhuza uriya mugabo n'uriya mubyeyi. N'umugabo nawe nigeze mbona ikiganiro bigeze gukora n'uriya umumama witwa Layla yakoze. Mama uzi ibi bintu ubizi neza cyane rwose, abibamo cyane kandi agira ukuri kwiza. Yavuganye n'uriya mugabo amubwira ko nk'inshuti yari nk'uko yari inshuti na Pasiteri Theogene, hari n'amagrupe bari bahuriyemo agiye atandukanye, ko bakoranye umurimo w'Imana. Avuga ko yifuje kuza gusura abana ba Pasiteri Theogene, ariko aza kugendana na Pasiteri Mutesi, bajya gusura mama Pasiteri. Agezeyo bahanye ubuhamya. Yego abantu ubuhamya, urabura uramujamo nawe ngo ngari ukuntu ngo byagenze, ngo nizamuhira kabisa. Manza nawe ngafite ngo experience ku divorce, ni nka mushuti wenyine urumva yarebye mugenzi aravuga reka tujye gusura uyu mubyeyi,
ariko uri kumva harimo akantu k'ukuntu uyu mutipe ingo zaranze yashatse abagore benshi biranga. Pasiteri Mutesi umuherekeje nawe cyane afite experience wangu, baragenda rero, ariko nubwo yakanye ngo se wamuhaye pasi, harimo akantu ukurikiye Pasiteri Mutesi ni muntu ki, ugahita ukurikira uyu Steven ni muntu ki, uhita ubona ko harimo akantu. Nimba nta kintu kirimo, Pasiteri Mutesi yababajwe n'iki kugira ngo avuge ari ni iki cyamubabaje kugira ngo yite asiye igisambo, avuga ko yahemukiye uwo muntu, bivuze ngo Pasiteri Mutesi bibi nabiziho. Uko byagenda kose, nubwo yabyihanagura bakagira ukuntu babikinga, ariko afite ukuntu abiziho. Reka tugaruke no kuri Mama Asiya sasa. Mumbone nk'umusesenguzi Mama Asiya uburyo ari kwitwara ibintu nk'ibi ku masala, ibintu nk'ibyo urabivugaho iki sasa? Urumva Mama Pasiteri icyo nabivugaho, nawe ni umuntu yakunda nibyo, ariko navuga ngo yarihuse, kuko ndashaka kugira ngo nidukoma urusyo dukome n'ingasire, nta bintu byo kugira ngo nge simbogama. Pasiteri Mutesi afite uruhare rwe muri ibi bintu adashobora guhunga, ariko Mama Pasiteri nk'umuntu mukuru ufite abana 4 wari upfa akiri muto, yego ndabyemera, ntiyarakwiriye guhita afatiraho ngo ajye mu rukundo n'undi muntu. Yarakwiriye kubanza gushishoza. Erega dufite abantu bapfakaye bakiri bato, bafite abana, yewe akaba anafite n'abana nka 2, akihangana. Urumva rero ibi sinzi cyane muteye, nimba ari ubwoba bw'ibihe bushobora kuba bwaramuteye ubwoba, akikanga ko wenda ibintu bidashobora kugenda neza, ariko Pasiteri Theogene yasize yubatse izina, abantu baramukunze, twaranabibonye mu kumuherekeza pe. Theogene yaherekejwe neza. 2, Pasiteri Theogene uriya mubyeyi bamufashe mu mugongo ku buryo bugaragara, ku buryo buhagije, ku buryo nta kibazo cy'umuceri yari kugira. N'ubu nanabivuga, nta kibazo cy'umuceri uriya mubyeyi yagira, nta kibazo cy'umuceri yakagize, kuko pe uwo usibye ko ashobora kugira n'isoni zo guhamagara ngo uvuge ngo umuceri washize cyangwa ibiki, ariko uwo yahamagara uwo ari we wese yagirira impuhwe bari abana, akabikorera ku bw'uriya mupapa Pasiteri Theogene, ku bw'ibikorwa byiza yagiye akora, ku bw'izina yubatse. Nekeza kuri ya muryango nta kintu wabura. Nari mvuze ngo ashobora kuba yaragize ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza, ariko si byo mbona. Ntabwo yarakwiriye kugira ngo aheranwe n'icyo kintu, cyane ko yarafite ukuntu abayeho, yarafite ibyo umusaza yubatse, yagombaga kubikavaringa bikazamuka, aho kugira ngo bisubire hasi. Rero navuze ngo hari abantu bagiye bapfakara ari bato bakihangana, ariko ndagira ngo nkwereke ikosa yakoze ikosa igihe akora ikiganiro, agakora ikiganiro ubona yishimye, avuga ngo yagize imbaraga zo gukuramo impeta. Hariya niho abatipe bahise bamwatakira. Ibi ndabivuga nk'ukuri. Buriya igisobanuro cy'umugabo wangu, igisobanuro cy'umugabo niko gaciro k'umugore. Ubundi agaciro k'umugore biva ku mugabo. Uzi icyo mbivugiye? Buriya umugabo atari mu rugo, n'umuzamu ufungura gate y'igipangu, yatereta nyirabuja, yajya mu gitanda na nyirabuja. Nyirabuja apfa kuba afunguye imiryango. Nari mvuze ngo agaciro k'umugore ni umugabo. Agaciro k'umugabo
k'umugore n'umugabo. Umugore wese ufite umugabo aratinywa. Ego ariko mu gihe nta mugabo n'umuzamu wo kuri gate yatereta nyirabuja kandi bigakunda. Mbivugiye iki rero? Mvuze ko umunsi akora ikiganiro aserebura ko yakuyemo impeta, imbwa zari ziteguye tayari, zari ziri hariya zasamye zivuga ati okay, ko bahita babona weakness zawe, bagahita bakwataka. Turi mu isi none ushaka kuvuga ko mama pasiteri adafite uburenganzira bwo gutereta? Reka yarapfuye, attestation de décès iraboneka y'umugabo, bivuze ngo ntago afite uburenganzira bwo guteretwa. Mu mboni yawe nk'umusesero ni hehe kubona intege nke za mama Asi? guteretwa arabyemerewe ariko no guhakana arabyemerewe. Kuki yahakana kandi n'ijuru rimwemera ko umugabo we yapfuye? Reka Vani, reka manze nkubwize ukuri muvandimwe, sibyo? Tubwizanyije ukuri, ikosa ririho nuko buri kintu cyose yagiye agikorera muri social media. Izi social media tubaho ubusanga zirebwa n'abantu bagiye batandukanye. Yego, noneho iyo ukoze ikosa rimwe wisanga ahantu hatari heza. Ikosa yakoze ni ikosa ryo gukuramo impeta akabiserebura. Kabiri, yagize inshuti mbi, abajyanama batari beza. Reka nkubwire muvande, uyu mugabo Steven arazwi. Steven muri uru rukanda arazwi. Steven ni umwe mu bantu bafunzwe bikajya bishyirwa kuri social media, kandi iyo babyandikaga bavugaga umugabo uzwi nka, bikandikwa mu binyamakuru. Yego, yafungwaga ziriki wenda kugira ngo abadukurikiye tubakure mu ni nk'ibyo byose. Ni umwe mu bantu iyo yaguteretaga hari ukuntu yagufataga ama video, kandi ibi bintu byanga bikunda ntago wabiyoberwa. Hari nabo bagiye bahisha ariko ama video yabo arahari. Ejo bundi nigeze mbona umugabo witwa Pasteur Claude avuga ati nayo turayazana, ahubwo ubu ibyo turi kubona ni bikeya. Uretse uriya bita ngo ni Dodo w'umurundi. Mama, ishobora kuba harimo n'abandi benshi byadanje, benshi. Mama Sia kujya mu rukundo ntiyanagerageza guperereza, nyine nicyo kibazo. Ariko mama Pasteur hari ahantu nawe wenda ntabwo najya kumurimira itaka. Hari ahantu yagiye agira ubwenge ko no mu buryo avugana nawe umujama yashaka kugira ngo amutemo nyine, ariko ugasanga nk'umubyeyi ni nk'Imana yamufashe ikamufata akagira ibyo atavuga. Hari mu ijwi yigeze avuga nigeze kumva, naho yabajije umugabo aravuga ngo urumva atari ngewe ukeneye kurongorwa? Niko yamwibarije bisanzwe nyine, arabaza ngo urumva ari ngewe udakeneye kurongorwa? Umugabo uzi ukuntu yamubwiye ashaka kumutamo, amubwira ngo ushobora kuba utabikumbuye, ushobora kuba utagize gute, utabikumbuye. Uko nguko mbivuze niko yabivuze. Mama Pasteur aramaza ngo urumva ari ngewe udakeneye kurongorwa? Uko nguko niko yabivugaga. Umujama we agahita ashaka kugira ngo akanyura ikibungo, agashaka kugira ngo agire ukundi indi mvuga bizanamo. Noneho uyu mutipe ahubwo afite irari ryaramumaze wangu, ryaramumaze. Urumva uyu mutipe ni umugome cyane, ni mubi cyane. Kuko sinibaza n'impamvu yavuganaga nawe kuri telefone muri kodinga
sinzi ibi bintu ntabwo sinzi ahantu ari bubihakanire ko nta ruhara bifitemo even na pasiteri Mutesi nta kintu wakora kuko atutse mama pasiteri uyu pasiteri Mutesi agituka muri ya mama pasiteri Asiya nibwo izi video nazo tuzibonye bije bikurikiranye direct. Bivuze iki? Bivuze ngo ibi bintu pasiteri Mutesi arabizi, afite ukuntu abiziho, yashaka kugira ngo amushyire hasi ahubwo yisanga nawe bakundi bavuga ngo igisiga cy'urwara rurerure kimennye nda.